Yesu ashimwe. Nongeye kuguha ikaze wowe ukunda Imana ugakunda ijambo ryayo. Iyi ni Trust and Obey. Uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ibyanditswe byera. Njyewe ndi Musoni Flavien nk'uko bisanzwe, ariko nk'uko mu cyigisho cyabanje twabikweretse, ndi kumwe n'umushyitsi, umubyeyi wacu Pastor Safu. Pastor Safu, uhawe ikaze muri uyu mwanya. Murakoze Flavien, reka nsuhuze uwo wese uduteze amatwi kandi utureba. Imana imuhere umugisha mu ijambo ryayo. Twarabanye mu cyigisho cya mbere kandi cyari icyigisho cyiza cyane, cyari kirimo amateka kandi giteye amatsiko. Uyu mwanya nanone turagarutse kugira ngo dukomereze aho twari tugejeje, ariko nagira ngo mbere ya byose ubanze udusabire umugisha. Urakoze Mana yacu ko mu ijambo ryawe ariho tubonera umugisha. Byanditswe bitanyuze mu bushake bw'umuntu, niwe wabyandikishije. Twohereza umwuka wawe atubashe kubyumva no kubishyira mu bikorwa mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mu cyigisho cyari cyabanje wowe turi kumwe twari twahereye ku cyigisho kivuga ngo ese Bibiliya imariye iki isi. Twabonye ko Bibiliya ifite akamaro ku isi, ariko by'umwihariko Bibiliya ifitiye akamaro buri muntu wese ku giti cye. Uyu munsi rero turi burebe uko Bibiliya ikoreshwa. Impamvu dukeneye kumenya uko Bibiliya ikoreshwa nuko Yesu muri Luka igice cya 24 umurongo wa 45, Bibiliya iravuga ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Bivuze ngo abigishwa ba Yesu amaze kuzuka bari bafite ibintu byinshi bagiye bumva, ariko mu by'ukuri kugira ngo basobanukirwe neza ibyanditswe byera bari bakeneye ubwenge. Bivuze ngo rero hakenewe ubwenge bwo gukoresha ibyanditswe byera. Siko bimeze Pastor? Nibyo Musoni, ubwenge bwo gukoresha ibyanditswe byera bukenewe na buri muntu wese. Yego. Hano nahabonye amagambo nkunda cyane. Yego. Urwandiko rwa mbere rwa Petero rwa kabiri mu mbabarire igice cya mbere umurongo 20. Yego. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishaka. Yes. Yego. Bivuze ngo hakenewe ubwenge kugira ngo ntaza gufata isomo ryo muri Matayo n'iryo muri Ezekiyeli nkabyitiranya n'ibintu naraye mbonye kuri televiziyo. Haba hakenewe ubwenge. Yego, wari urimo gusoma, komeza. Reka dusome umurongo ukurikiyeho. Yego. Kuko ari nta buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Yego. Abantu b'Imana bavuze ibyavuye ku Mana. Yego. Kandi bari bashorewe n'umwuka wera. Muri iki gihe rero umuntu iyo atubwiye ko ari umuntu w'Imana, ashobora no kuvuga ibye tukabyita iby'Imana, kandi twabona afite ubwuzu cyane tukabyita ko ari umwuka wera. Hari ikintu dukeneye kumenya uyu munsi wa none. Ibyanditswe byera twabonye mu cyigisho cyabanje ko byaciye mu nzira ikomeye cyane kugira ngo bigerweho. Pastor, impamvu nifuza yuko utubwira uburyo Bibiliya ikoreshwa ni amagambo yanteye ubwoba ari muri iki gitabo. Ni igitabo cyitwa amahame shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya. Muri iki gitabo banditsemo amagambo nifuza gusoma, wumve impamvu iki kintu gikomeye. Nta gitabo na kimwe kigeze gikundwa, kikangwa, kigahabwa icyubahiro kandi kigacirwaho iteka nka Bibiliya. Abantu barishwe kubera Bibiliya, abandi barishe kubera yo. Urumva iki gitabo ibyo kivuga no mu Rwanda byarabaye. Ntekereza ko nuduteze amatwi kandi urimo kudukurikira uyu mwanya amateka y'igihugu cyacu, murabizi yuko muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hari abantu bafataga Bibiliya iyo babonaga abantu bagize resistance yo kwanga kwica abantu. Abayobozi b'amadini bifashishaga nk'isomo rya Bibiliya bakariha ubundi busobanuro. Hari nk'umuntu wigeze kujya ahantu asanga abantu baje gusenga, arangije asoma isomo rivuga ngo ubu bwoko Uwiteka yabutugabije mu bagote ntihagire n'umwe ubacika. Abantu bose bavuga bati burya bya bintu na Bibiliya yarabyanditse.
n'uyu munsi wa none dufite abantu banze bibiliya atari uko bibiliya ari mbi ahubwo ari abayikoresheje nabi. Hano rero barakomeje barandika ngo yateye abantu gukora ibikorwa bikomeye kandi byiza, kandi iratukwa kubw'ibikorwa bibi byabo. Hari abantu bakoze ibikorwa byiza kubwa bibiliya, hari n'abakoze ibikorwa bibi. Intambara zashenye byinshi kubera bibiliya. Ibyanditsemo byateye impinduka, ubwami bwinshi bwahanguwe n'ibitekerezo byayo. Abantu batandukanye guhera ku bizi by'iyobokamana, ubwo bizi by'iyobokamana, kugeza ku baharanira inyungu zabo, kuva ku baronda amoko, urumva abantu bagira ibintu by'amoko, kugeza ku baharanira inyungu rusange, kuva ku banyagitugu kugeza ku batanga umudendezo, kuva ku banyamahoro ukageza ku bakunda intambara, bose bashaka mu mpapuro za bibiliya amagambo yo gushyigikira ibikorwa byabo. Urumva ikibazo bibiliya yagize. Mu by'ukuri ntabwo bibiliya ariyo mbi, ahubwo aba bantu bose barashaka ko bibiliya, ni kuri paje ya 11 y'iki gitabo, n'icyigisho cya mbere cyitwa ijambo ry'Imana. Pasiteri rero ndifuza yuko udufasha, ni ubuhe buryo Imana yagennye abantu bakwiga bibiliya ikabyara umusaruro nk'uw'Imana yayishyiriyeho, abantu ntibacanganyukirwe. Mu kiganiro cyashize Yego. twabonye intego ya bibiliya. Yego. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Yego. No kumwemeza ibyaha bye. Yego. No kumutunganya. Yego. No kumuhanira gukiranuka. Yego. Iyo rero umuntu asomye bibiliya ayishakamo ibishyigikira ibyaha bye, n'intege nke, ntabwo aba ageze ku ntego ya bibiliya. Yego. Iyo umuntu asomye bibiliya ashaka kuba ari we uyitunganye, kandi iyo yarandikiwe kumutunganya, Yego. aba yishe intego yayo. Icyo kintu uvuze maze iminsi mbona ku mbuga nkoranyambaga, wenda n'abadukurikiye bajya babibona, ukabona abantu barimo baravuga ngo igitabo cy'Itangiriro, urumva hari abantu benshi b'ibikomerezwa ku isi bavuga ko igitabo cy'Itangiriro kitakijyanye n'igihe, kubera yuko kirabangamye, kivuga umuntu uko yaremwe ariko ugasanga bisa naho birimo ubujiji. Bakavuga bati bibiliya wenda ibindi byakwihanganirwa, ariko Itangiriro ryo murijanduremo, wenda ibitabo bisigara 65 ariko Itangiriro rivuyemo. Pastor, igitabo cy'Itangiriro kivuyemo muri bibiliya, ese bibiliya yakundwa cyane cyangwa bibiliya yatumwimerere, havuka ikihe kibazo gikomeye? None se ko bibiliya mu Itangiriro igice cya 3:15 ko hariho hari inama y'agakiza, ubikuyemo inama y'agakiza ikavaho, Yego. umuntu yabera iki umukristo? Ubwo Yesu yaba yarapfiriye ubusa i Karuvali. Yesu yaba yarapfiriye ubusa i Karuvali. Yego. None se ko ari irimo kurema umuntu, biriya bice gituma Satani adashaka ko byemerwa. Yego. Hari ibintu bitatu birimo ubasha, niyo wabisanga ahandi ariko baba bongera gutunga agatoki ahandi. Yego. Icya mbere ni gahunda y'irema. Yego. Ubikuyeho rero gahunda y'irema urikuyemo, waba uhamije ko ba bandi bavuga iby'ihindagurika ry'ibyaremwe, Charles Darwin, evolution, Yego. evolutionisme, Yego. ubu yihaye agaciro igasimbura creation. Yego. Icya kabiri kirimo ibaho ry'umuryango, kubaho k'umuryango. Yego. Imana yaremeye umugabo umugore. Yego. Babandi bose bashaka kugira ubutinganyi, Yego. kuzana homosexualité, Yego. baba babonye amahirwe yo kutabona ikibavuguruza. Yego. Kuko Imana yaremeye umugabo umugore. Hari na filime nyinshi basigaye bakina, wenda abantu benshi bajya bazireba, ukabona umuntu ahanutse mu ijuru mu kirere yambaye ubusa, kuza agahita agwa hasi mu mujyi agahita akomeza agenda. Bivuze ko abantu ni inturumbutsi, Ko baje nk'inzige. Baje nk'inzige nyine, ni inturumbutsi. Urabona ukuntu senene ziza. Yego. Ntawe ujya amenya ikiguri cyazo. Yego. Izo senene ntabwo turi senene. Ntabwo turizo. Nta nubwo turi inguge nk'uko bajya muri evolution bakavuga ngo dukoma inguge. Yego. Nta nubwo twavuye kuri virusi nk'uko babivuga. Ahubwo icyo ngicyo cyaba kivuyemo. Hari icyakwangirika. Gatatu rero cyavamo dukuyemo biriya bice. Yego. Umunsi w'isabato. Umunsi w'isabato ubwo nayo yabivuyemo itaye agaciro. Ikindi kibazo mfite, Itangiriro ryaba rifitanye isano n'ibyahishuwe, ku buryo Itangiriro rivuyemo ibyahishuwe bitasigara byirwanaho.
ahari ntekereza ko iki kibazo kugisubiza byoroshye cyane. yego Uzafata ibice 4 biheruka by'ibyahishuwe, ndetse nushaka uzanahere ku 3 biheruka, 20, 21, 22, yego ubigereranye n'igitabo cy'itangiriro gice cya mbere, gice cya gatatu, uzasangamo Edeni nshya, yego uzasangamo kuremwa k'umuntu, yego uzasangamo umuntu ucunguwe utagihawe urupfu nk'uko yari yararwihaye. Satani noneho waje muri Edeni kuyisenya, Satani waje muri Edeni, uzasanga atwitswe mu muriro utazima, yego mu muriro. yego None uzasanga rero Bibiliya kugira ngo igire agaciro kayo ni kimwe n'ibindi bitabo byose byanditswe n'aba intellectuel. Burya iyo uri umuhanga wo kwandika, paje zibanza ziba zihisha amakuru adasanzwe, ziba zihisha amakuru atarasobanuka, muri conclusion y'amakuru agasobanuka. Niyo mpamvu abantu mu bantu biga kaminuza mu mashuri, umuntu ushaka kureba igitabo cyawe ko cyuzuye areba paje zibanza agahita asimbuka akareba n'iziheruka, akareba uburyo ibyo bintu birimo gukorana. Bivuze ngo rero igitabo cy'itangiriro impamvu isi yose irimo kukirwanya ndetse bikitwa ko na Bibiliya idasobanutse, nuko gihisha amakuru utakura ahandi. Bivuze ngo avuyemo na Yesu agakiza kacu nako nk'uko babivuze kaba katuzuye, kaba kadafite agaciro. Yego. None hano hari isomo ryantangaje rivuga ngo mu Baroma 15:4 haranditse ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Urabona muri no minsi abantu barimo bariyahura. Dufite hano Nyabugogo etage yitwa mu Nkundamahoro. Muri no minsi ujya kumva ngo umugabo yahagiye ariyahura. Ubu noneho bahashyize n'abahashinzwe ngo abantu batiyahura. Kubera iki? Kwihangana kw'abantu kwaranze. Ese Bibiliya uyu munsi wa none iracyafite ubushobozi bwo guha abantu kwihangana? Ese buriya wenda ngarutseho gatoya, buriya polisi y'u Rwanda yo yakamenyaga kurinda, yabuze abanyarwanda kwiyahura. Icyabuze abanyarwanda kwiyahura ni uko ijambo ry'Imana, yego, bakamenya ubushake bwayo, yego, kuko nibarinda hariya kuri iriya etaje ntabwo bazahagarika Nyabarongo, abantu bazagenda biyahurimo, n'abandi baziyahurisha imigozi, abandi bazimanika mu biti, abandi baziyahurisha aside. Kwiyahura kuri uburyo bwinshi. Icyo rero twafasha polisi y'u Rwanda ni ukwigisha abantu ko Imana yacu ari Imana y'inyarukundo, kandi ko idashaka ko twiyahura. Yego, ko twaje ku mugambi w'Imana, kandi ku mugambi w'Imana, twacunguwe ku mugambi w'Imana, tuzabaho ku mugambi w'Imana mu bugingo buhoraho. Yego. Hari kuri iki ngiki turimo kuvuga cyo kwiheba kw'abantu n'ibibazo n'iki. Mu gitabo cy'intambara ikomeye bavuga Revolution Française, uburyo uriya mugabo ba Voltaire n'abandi bantu bakoresheje uburyo bwo guca Bibiliya mu Bufaransa kugira ngo abantu bishyire bizane. Ese uyu munsi wa none Bibiliya hari kibangamiye ku mudendezo w'abantu? Hari ikintu Bibiliya ibangamiye ku mudendezo w'abantu bashaka? Kuko ubona yuko mu Bufaransa bamaze gukoresha iriya tekinike Bibiliya bayiciye, hari ingaruka mbi nyinshi zakurikiye. Wabanza ukanatubwira wenda nk'izo ingaruka zikomeye mu Bufaransa bamaze gukora. Natekereza ko bitaruhije cyane, ariko Napoleon amaze kubona Abafaransa bamaze guta indangagaciro za muntu zose, yahamagaye abantu bakuru. Yego. Ibyo bita lesage. Mbwire ko Abafaransa babaye barya. Sisi waba biteye. Wababuje kwiga no gusenga Imana yo mu ijuru, ngo nibasenge déesse raison, ikigirwamana cy'ubwenge, bwenge, inyurabwenge, logique. Yego. None iyo logique yabo iyo bayigendeyeho ibemerera gusambana, ibemerera gusinda, ibemerera kwiba, ibemerera kwicana, ibemerera ibintu byose nk'ibyo. Yego. Niyo mpamvu Abafaransa bataye morale. Bagiye gushaka rero ngo bati none byagenda gerageza ushaka uko wasubizaho Bibiliya, abantu bongere bayandike, bongere bayisome, bongere bayige. Ahari
ntawamenya. abantu bagaruka muri mudu. Abantu bagaruka muri mudu. Yego. Ariko ikibabaje ni uko kugeza uyu munsi igihugu gifite morali ya gikristo iri hasi cyane kurusha n'Ubufaransa. Kubera ikintu cyabaye kera mu icyo kintu cyameze kigira umuzi kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Ikindi nibo bagwiriyemo abahakana Imana bakubwira bati Dieu n'existe pas. Murabeshya. Biranabaje. Ikintu kimbabaza cyane nuko abaje gukoroniza Afurika yego baje batubwira Imana batemera yego bakayitwemeza twebwe ariko sinabo bayitwemeje ahubwo basanze tuyemera yego burira ku byo twemera yego bagerageza guhindura imyumvire yacu ariko bo batabyemera batemera Imana ntabwo bemera Imana iyo aba barayemeraga bagakora nk'uko Imana yabategetse bari gukunda Afurika bagakunda abanyafurika bakadevelopa Afurika yego ariko si icyo bakoze na morale yacu umunezero wacu bakatugira abakristo bakunda Kristo bakunda ikiremwa muntu bakunda n'igihugu cyabo ariko si icyo bakoze bivuze ngo nabo baje nk'aba bantu twaganiriye hano nabo baje bakoresha Bibiliya ibyo bashaka batayikoresha ibyishaka yego yego ibyo rero aho ngaho dukwiriye kuhumva tukahabona urukundo Imana idukunda kuko Bibiliya iracyari Bibiliya. Yego hari ikintu uvuze cyo mu Faransa uburyo ubwuzu bwabo bwagabanutse. Ejo bundi ndimo kureba ku rutonde rw'ibihugu birimo abantu biyahura benshi ku isi. Ubufaransa bugaragara mu bihugu bigera mu 10 bibanza. Urumva rero iyobokamana ryigijweyo Bibiliya ikegezwayo morali iratakara. Yego n'uyu munsi wa none uzabirebe abantu benshi nk'ubu muri bibihe byacu bya Covid ubona abantu morali yaramanutse cyane ariko impamvu ni iyi. Uriya mwanya wa lockdown wari umwanya wo kugira ngo umuntu abone umwanya wo gusoma Bibiliya aba ari umuhumuriza ariko siko byagenze. Gusa nihuta hari amagambo nasomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:15 aho Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ugomba kubuzi no gukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Gukwiriranya iri jambo hano Paulo yashaka kuvuga ngo iki? Gukwiriranya ni ukubwira umuntu wese umwereka ko umuti w'ikibazo afite uri mu ijambo ry'Imana. Yego. Kandi ukavuga ijambo ry'ukuri. Ntabwo ari ijambo wowe wishakiye. Yego. Ahubwo ukavuga iry'ukuri. Noneho rero Paulo icyo yasabaga Timoteyo kwari ukugira ngo hatagira umukristo ucikanwa. Yego. Atagaburiwe ijambo ry'Imana. Ariko nanone yanamuhaye andi makuru. Yego. Ati abantu bamuye by'imperuka amatwi yabo azaba barya bishakira kumva ibibanezeza. Yego. Aribo babandi bashaka ko isomo rya Bibiliya uritiza ikintu yumva ashaka. Icyo ni kimwe. Yego. Ikindi ari nabo babandi bavuga ngo Bibiliya igomba kuba updated. Yego. Niko kuvuga ngo yabwirwa abantu bahabwa amabwiriza ibyanditswe muri Bibiliya bijyanye n'ibyo bishaka n'irari ryabo. Vuga niba wowe wambaye umwenda usurya ntahubwira nti wenda uyu munsi kubera hari ubushyuhe bwinshi wari ukwiriye kwambara imyenda yera. Yego. Otoya ibyawe ntabwo biri updated. Yego. Biri updated niko nambara umukara. Yego. Ntabwo rero aricyo Bibiliya igendereye. Yego. Ahubwo Bibiliya irashaka kutuapudetinga ku bushake bw'Imana. Yego. Ku rukundo rw'Imana. Ku kumenya no gushyira mu bikorwa ibyatuma inyoko muntu ikizwa. Yego. Uyu munsi wa none Bibiliya twavuga ngo wenda nk'abaprotestani dufite Bibiliya imwe. Ariko amadini yo ni menshi. N'abantu benshi bajya babyibaza niyo turi mu materaniro abantu baratubaza bati ariko mwazicaye mugafata abayobozi b'amadini mukicarana mukagira ibintu mwemeranyaho
ko ahangaha bambwira bibiliya nkumva bayivuze gutya n'aha gutya, mu magambo make abantu bamaze gucanganyukirwa. Hari isomo riri mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 16 wenda waridusomera. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 16. Yego. Ndetse no mu nzandiko zose Yego. yavuze ibyerekeye ibyo. Yego. Cyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyo abaswa bahindagurika bagoreka nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Yego. Nk'umuntu wize iyobokamana, ni iyihe ngaruka iri ku isi igaragara ikomoka mu kuba ibyanditswe byera byaragoretswe? Kuba ibyanditswe byera byaragoretswe byagize ingaruka nyinshi, ariko ndavuga nkeya wumva nabuze. Ingaruka ya mbere ni ukwangisha abantu iby'Imana. Yego. Kuko umuntu ava hano yahura n'umubwirizabutumwa amubwira ibintu ibi byari byo, yahura n'undi hariya kamubwira turiya yakuroze, ibi ni byo noneho harimo n'abatinyuka kwita abandi abarozi. Yego. Ingaruka ya kabiri rero nuko izo mpaka zishobora kubyara n'amakimbirane kugeza igihe abantu bashobora kugirana n'ibibazo mu buzima busanzwe. Umwe akabona mugenzi we nk'umwanzi. Yego. Kuko batumvise umurongo umwe mu buryo bumwe. Ingaruka ya gatatu ni ugusenya imiryango. Yego. Aho abantu bavuga. Umugabo n'umugore bashobora gusenya bitewe n'uko bapfuye isomo rimwe. Akavuga ati iri ngiri nutabikora ndacaho. Yego. Ibyo rero dukwiriye kubisobanukirwa tukavuga. Harimo n'ikindi nyine cy'icyo twavugaga cy'uko ibyanditswe iyo abantu bashatse kubihenge kuko bashaka, imyumvire yose bishobora kubyara idini. Nk'ubu warabibonye mu minsi yashize, uretse ko wenda byagabanutse, hari igihe cyageze umuntu yazaza bafite amafaranga yo gukodesha icyumba na saro cy'inzu, ashobora no kubona sonorizasiyo y'intebe, agahita acurika isomo rimwe ryorohereza abantu runaka. Hari umuntu nzi yigeze guhamagara abantu baciwe mu madini atandukanye, kwa kundi abantu bajya gukora ubukwe bapima bagasanga baratwite, bakavuga ati ntitubashyingira. Atangira idini ashyingira abantu bagize gute batwite. Abantu baramuyoboka, idini riragenda rirakomera. Ariko mu by'ukuri nta somo rya Bibiliya ritwemerera kuba twashyingira umuntu agize gute atwite. Ariko bitewe n'imperuka wigeze, abantu barashaka ibintu byo mu nzu y'Imana, ariko n'ibyo hanze ntibagire gute, ntibabibure. Rero icyo kintu urumva yahise abona abantu. Pasiteri, ni iki cyafasha umuntu kugira ngo atazajagarara, atazata icyerekezo? Ni iki cyatuma umuntu akunda Bibiliya kuruta uko akunze idini rye? Kuko buriya niba warabibonye, amadini menshi atoza abantu kuba abafana bayo, ku buryo umuntu umwereka n'isomo uti iri somo riravuga ngo iki, akakubwira ati nzajya kwibariza umuyobozi w'idini, ibintu byanyu bya Bibiliya wabona ari n'iyanyu. Kandi mu by'ukuri ugasanga uyu muntu arafana idini rye cyane. Ni iki cyakorwa kugira ngo aho kugira ngo abantu babe abafana b'amadini, ahubwo bahinduka abigishwa ba Bibiliya? Sinibwira ko nabona ikindi cyakorwa kitari ukuyiga. Yego. Ariko nanone dukwiriye kunagenzura tukavuga tuti ese Bibiliya igendera ku bushake bw'abantu? Yego. Cyangwa abantu nibo bakwiriye kugendera ku bushake bwa Bibiliya? Icyo ni ikindi. Dukwiriye kwirinda kuba abayobozi ba Bibiliya tukaba abayoboke ba Bibiliya. Yego. Dukwiriye kwirinda nanone kugira umuryango cyangwa itsinda runaka twitirira Bibiliya ngo ni iyabo. Yego. Hari ikintu nshimira Imana cyane, nuko sosiyete biblique, umuryango wa Bibiliya ku isi utagira idini. Tugira idini. Yego. Icyo rero nuza uri umudivantiste uzaza ari Bibiliya yera cyangwa Bibiliya ijambo ry'Imana. Nushaka uzaba uri umufaransa, hari za verisiyo nyinshi cyane, uzaza ari Bibiliya uzanye. Ntabwo uzazana verisiyo yawe. Nta verisiyo y'itorero runaka ibaho. Icyo rero iyo wafatiranya abantu nuko utamenya kwabo ukavuga uti reka da, iyo ni Bibiliya yabariya niyo yabivuze, aba ari akaga. Kuko impamvu ni imwe, ubu igihe tugezemo
amadini arimo aricara akavuga ati ariko iyi bibiliya ya sosiyete bibilike nyine bibiliya twitiye abaprotestani irimo isomo abayoboke bacu bageraho bagacanganyukirwa none iri somo uwarihanaguramo cyangwa se tukariha imvugo ihuje kuko ubu abantu benshi batangiye nko mu Burayi barimo baragenda buri dini ririmo riragenda ryiyandikira amabibiriya yaryo ariko wenda Imana ishimwe kuko twebwe mu Rwanda abaprotestani turacyahurira kuri iyi ngiyi kuko hanze ho bagenda banagerageza ni irihe kosa riboneka mu kuba umuntu yahanagura isomo rimwe muri bibiliya kuko ribangamira abayoboke be yarangiza akaba yanaryapudetinga nk'uko twahoze tuvuga mu rwego rwo kugira ngo abayoboke be yarangiza akanayitirira idini rye wanyemera nkakubwira agatekerezo kabayeho yego pastor yagiye gusura umwizera ari umudamu noneho agasanga umudamu hari isomo yasomye agakenera ubusobanuro bwa pastor yamusomera ati pastor iri somo nabonye rimeze gutya dore uyu murongo uravuga gutya wawumbwiraho iki tereke iryo si ngombwa nta nubwo rijyanye no gukizwa pastor yava aho ngaho umugore afata umukasi yego rwa rupapuro akarukata neza akarukuramo neza akarushyira hariya akarubika nta kintu ruzamara ejo yagaruka pastor waganira ati pastor wansobanuriye atereke wose ngombwa hari amasomo menshi afite agaciro arakomeza kugeza igihe cyageze ubu pastor aza kuzaza aramubwira ati wazana bibiliya tugasoma ijambo ry'Imana mwe pastor agiye kureba asanga iraburamo impapuro nyinshi cyane iyi bibiliya yawe ko ituzuye mada ati pastor nukuri dore ni za mpapuro zose wambwiye ko nta gaciro zifite dore ngizi pastor yaratangaye aravuga tumva impapuro zose zo muri bibiliya zifite agaciro yego icyakora kuko ari njye wabikubwiye ndagerageza kugufasha kugurire indi bibiliya ntuzongere kujya uzica yego ariko pastor yarihanye yaratsinzwe yego atangira noneho kujya yiga ngo ashake gusobanukirwa na buri murongo wa bibiliya yego nta murongo n'umwe uri muri bibiliya udafite agaciro yego ahubwo umurongo wa bibiliya uhabwa agaciro no kuwiga neza no kuwusoma neza yego no kuvuga uti si uyu murongo wanditswe nande wanditswe gihe ki yego abo yandikiraga se muri iki gihe bari bameze bate yego se yashakaga gukosora iki se yashakaga gutera nkunga ki yego se yashakaga kubwira abantu ibya Yesu gute yego iyo rero umuntu amaze kumenya ibyo byose asanga wa murongo ufite akamaro ubwo ni handi Pawulo yabwiye Timoteyo ngo gukwiriranya neza yego noneho rero abantu benshi barirengagiza icyo ijambo ry'Imana riba rivuze yego ahubwo bagashaka icyo bavugira mu ijambo ry'Imana yego ijambo ry'Imana ntirivugirwamo ahubwo riravuga wenda tukarisomera bene wacu ese pastor ni iki cyatumye hari imvugo uyu munsi wa none ivuga ngo Matayo 5 uzumirwa harimo n'irindi somo bajya bavuga muri bibiliya nabuze rivuga ngo n'intungane bwira 17 kubera iki umunsi wa none abantu bitirira amasomo bibiliya kandi atarimo abantu bakagira ngo arimo nuko abona nta hantu yacisha avuze iryo jambo ashaka kuvuga atari beshyeye bibiliya yego akavuga ngo Matayo 5 uzumirwa Matayo 5 uzumirwa ntaho ndayibona ahubwo handitse abanyehirwe urumva nanone kandi akavuga ati nindamuka mvuze ibintu bitagira reference ntanze ibintu bitagira reference bazavuga ko nta mubwiriza nyakuri yego Yesu yabisaba abahanura b'inyuma yego burya guhanura ibinyoma kurimo kuvuga ibitanditse ukabeshya ko byanditse yego harimo no gusobanura ibyanditse ukabisobanura nabi byose no guhanura ibinyoma none ubwo ko abahanuzi b'ibinyoma ari benshi ni benshi twe twari tuzi ko abahanuzi b'ibinyoma ari umuntu wicara akavuga ati ku itariki n'iyi hazaba ibi wajya kubona ukabona ntibibaye none se yego wigeze ubonaho
abahanuzi b'ibinyoma baba bakeya. Reka ngusubize mu mateka ya Bibiliya mbe muso. yego Eliya ku musozi wa Karumeli yari wenyine. Ahabu yari afite abahanuzi 850 b'ibinyoma b'amatsinda abiri. Yego. Abahanuzi ba Bali 450 n'abasheri 400. Ubwo ni bande bari benshi? N'abahanuzi b'ibinyoma. Okay. Yego. Twigire rero tugaruke kwa Ahabu. Yego. Mikaya aje kwa Ahabu amaje ati ntabarengera moti yari cyangwa nsigeho. Ati nyamara nabonye Abisirayeli batanga inzuki zitagira urwambe. Yego. Cyangwa nk'intama zitagira umwungeri. Yego. Mbese navuze ko mpanurira ibibi. Yego. Abahanuzi 400 babari. Yego. Baraza. Uwitwa Sedekiya waratinyuka akubita Mikaya urushyi. Ati uwo mwuka w'Imana yavuyemo akujya amate. Ati yego. Nyamara Ahabu yarapfuye. Yego. Rero kwirirwa umbwira uti ko abahanuzi b'ibinyoma ari benshi, ni benshi, bazakomeza kuba benshi kuko barashaka kujyana na majorite ibyo abantu bavuze. Abashaka babandi bashaka kwigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Icyo rero iyo kimeze gityo nta na rimwe kizabura kubaho. Yego. Ntukanongere no kwirirwa umbaza uti kuki babaye benshi nyine nta na rimwe bigeze baba bake. Nta na rimwe babaye bake. Na Mose imbere ya Farawo. Yego. Hari yazanye abapfumu n'abakonikoni benshi bagaragaza kwigana ibikorwa bya Mose. Yego. Birabananira ariko baraje baragerageje. Harimo wenda ikindi kintu ashaka kubaza, ni ubuhe buryo uyu munsi wa none iyobokamana ibyanditswe byera bijya mu biganza by'abantu babiri. Hari abantu bagize amahirwe biga ibigendanye n'iyobokamana, hakaba n'abandi baba mu rusengero, baba mu nzu y'Imana, bakaba ariho bigira. Mwuka w'Imana abo bantu abafata kimwe cyangwa se barasumbana? Icyo nshaka kuvuga ni kimwe, ni ukuvuga ngo umuntu yize iyobokamana azi Bibiliya, na wa muntu wundi utarize iyobokamana, ni ubuhe buryo Mwuka Wera azamura wa muntu wize iyobokamana akajya ku rwego rumwe na wa muntu utarize iyobokamana? Se bitwara umwanya ungana iki? Ni ubuhe buryo umwizera yaryoherwa n'ibyanditswe nk'uko n'uriya muntu wize ibyanditswe byera mu iyobokamana aryoherwa nabyo? Urakoze Musoni. Uwize iyobokamana icyo abasha gufasha utararyize wize ibindi ni ukumwerekeza mu mateka y'ibyanditswe n'icyo bishaka kuvuga. Yego. Ariko imbaraga y'Umwuka ibazaho bombi kandi ikabakoresha kimwe. Yego. Sinibwira yuko biruhije kubibwira umuntu w'u Rwanda. Bene data b'abarayike iyo basomye ibyanditswe neza bakabyiga neza, hatabayeho cya kintu cyo gucurika ibyanditswe, hatabaye kubicurika. Yego. Bajyana ubutumwa kandi bukagera kuri benshi nk'uko uwize iyobokamana yabikora. Cyangwa bakaba banamurusha. Yego. Ibyo rero ni inshingano ya Mwuka Wera. Ni inshingano ya Mwuka Wera. Yego. Ntabwo twasimbura Mwuka Wera. Yego. Kandi amashuri ya teolojiya ntabasha gusimbura Mwuka Muziranenge, kuko hari abayarangiza bakabona diplome n'amanota y'ikirenga, nyamara ntibabe babasha gufasha rubanda kuko wa muntu wazamuwe na Mwuka. Icyo ni ikibazo abantu benshi bajya bibaza. Wenda turimo kwihutira kujya ku musozo. Pastor, watangiye gusoma Bibiliya ufite imyaka ingahe? Bibiliya kuryoheye cyane ugeze mu myaka ingahe? Kuko umuntu atangira Bibiliya kuyisoma utayumva, nanjye natangiye. Icyo ni ikibazo cya vie prive. Yego. Natangiye gusoma Bibiliya. Njyewe ntabwo natangiye gusoma Bibiliya. Yego. Nota kwishyiga mfashe data akaguru yanyigishije Bibiliya. Yego. Arayinkundisha. Yego. Ariko nsoma Bibiliya bwa mbere nkayirangiza mfite imyaka 15. Yego.
aribwo nagize amatsiko ngo mvuga ngo ndayihera mu itangiriro nyigeze mu byahishuwe. yego Bigeze aho nyisoma inshuro nyinshi ndetse nza no gufata igihe nayisoma ngasoma Bibiliya ntagatifu nkayirangiza, ngasoma Bibiliya ijambo ry'Imana nkayirangiza, na bya bitabo tuvuga by'umugereka. yego Ndetse nza gufata Bibiliya no kuyisoma no mu zindi ndimi kugira ngo ndebe ko hari aho zirushanye. N'uyu munsi ndacyari umuswa kuko mbona hari aho ngeze ku murongo nkavuga ngo uyu murongo singusobanukiwe, reka njye gushaka mu zindi ndimi. Ntabwo rero Bibiliya isa n'ifunguro riryoheye umuntu, ntabwo uvuga ngo ejo niryo nariye sinongera, ihora iryoshye. yego rwose ndacyayikunda. yego reka twihute dushaka umusozo. Matayo 22 umurongo wa 29 ni isomo twibanzeho cyane muri iki cyigisho cyacu cya Bibiliya, aho Yesu yavuze ngo mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Hari abantu benshi uyu munsi wa none usanga avuga ati ngewe ubupagani bwanjye nuko mvuga nabi, ndakavuga ati ubupagani bwanjye ngewe nuko mcyeta ku kazi, nuko niba. Mu by'ukuri ugasanga abantu barimo barerekana ibintu ibyaha bakora, ariko ntihagire umuntu kwereka yuko ibyo bintu bikomoka ku ntege nke zo kudasoma Bibiliya. Hano Bibiliya ikatubwira ngo mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe. Uyu munsi wa none Bibiliya ifasha umuntu gute ku kugenda acika ku cyaha cyamunaniye, ari nawo musozo. Dufatanije no gusenga, kwiga Bibiliya n'imbaraga y'Umwuka Muziranenge nibyo bihindura umunyabyaha. yego Ariko ntabwo imbaraga zacu gusa, no gufata icyemezo gihubutse kavuga uti uyu munsi sinzongera kunywa byeri ngiyi hano ndakwanze. yego hari ababishobora. yego ariko burya ubishobora wese abayobewe n'Umwuka w'Imana. yego hari umupastora wigishije umusaza aramubwira ati muze rwose ndagukunda, ukunda kuza gusenga ariko unywa itabi kandi Imana ntabwo ishaka gutura mu mubiri wanjye itabi. Ati burya Imana ntabwo ishobora kunturamo ngo. Yari umusaza mwiza cyane ugira imico myiza cyane. yego Ati aho kugira ngo iri tabi rintandukanye n'Imana, ndaritaye iby'iteka ryose rirakabura umwana. Niko yavuze ati rirakabura umwana ndaritaye. yego yashaje afite imyaka 106, amaze imyaka 34 ariretse atongeye kurinywa. Hari abameze batyo yego bahinduka ako kanya, ariko burya aba ari amakuru atarabona. yego nyamara imbaraga y'Umwuka ibimurimo. yego ariko naho undi uvuga ngo nge ndabiretse ngo kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho ndabiretse. Ariko imbaraga y'Umwuka wera yaba atari imukoresheje ejo abisubiraho. yego murakoze cyane. murakoze inshuti mwene data, twari turimo kuganira na Pastor Safu, umubyeyi wacu. Twabanye mu cyigisho cyabanje kandi n'ubu turacyari kumwe. Twari turimo kureba uko Bibiliya ikoreshwa, tubona n'ingaruka mbi zo gucurika Bibiliya. Martin Luther niwe wavuze yuko igihe cyose ibyanditswe byera byabumburwa umuntu atabanje gusenga, nta kindi yagwamo uretse ubwaka. Kandi imbere yacu turabibona aho abantu barimo gufata ibyanditswe byera bakabicurika. Mwuka wera rero abane natwe kandi dukunda ibyanditswe byera. Njyewe ndi Musoni Flavien, twongeye gukomeza kukwishimira kandi tukurarikira gukomeza gukurikirana ibi byigisho, cyane cyane ko tukiri kumwe n'umushyitsi wacu. Nkurarikiye gukurikira icyigisho gikurikira iki ngiki. Mbere ya byose reka tugushimire Pasiteri kuwabanye natwe. Imana iguhe umugisha kandi ikongerera imbaraga. Umugisha namwe rwose, kandi turimo turunguka byinshi. Reka nifatanye nawe kugira ngo dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turanezerewe cyane ubwo tubonye yuko Mwuka wera ari we uzana uburyohe mu byanditswe byera. Amen. Uko wayoboye aba babyeyi bacu mu bihe byashize, niko wifuza natwe kutuyobora, kandi wabayoboresheje ibyanditswe byera. Uturinde kuba twagira ikindi kintu cyose cyasimbura umwanya wo kwiga ibyanditswe byera. Uduhe kuryoherwa n'ijambo ryawe, kandi utwigisha uburyo bwiza bwo gukwiriranya, kugira ngo hatagira umuntu uwo ari we wese warimbuka azize gucurikwa kw'ibyanditswe byera kandi byagombaga kumukiza. Imbaraga ya Mwuka wera ifashe buri muntu wese kugira ngo amenye gutandukanya icyiza n'ikibi,
tubisabye mu izina rya Yesu. amen amen